Ya, uyu munsi rero reka turebe ku rukundo rwa Jacques rwatumye benshi biga gukunda. Abantu bose bavugaga ko Jacques yashatse umugore mubi, ariko nyuma yaho aza kubaha isomo rikomeye. Mu by'ukuri Jacques yashakanye na Leah amukunze cyane, ndetse abona ari we mugore mwiza wa mbere ku isi. Nubwo ngo babibonaga gutyo, Jacques yakomeje kumukunda bidasanzwe, biza no gutuma abaha isomo rikomeye kuri bo. Jacques yahuye n'umugore Leah bwa mbere ubwo yakoraga muri ambasade y'abanyamahanga, batigeze bavuga amazina. Wari umwanya mwiza, abantu benshi bamushimiraga kubera ko yari amaze imyaka myinshi yiga ategura ubuzima bwe. Bose bari bazi ko azakundana n'umukobwa mwiza udasanzwe mu maso yabo. Jacques yakuze arezwe na nyina umubyara, wamuhaye uburere n'abarumuna be bakurira mu rukundo rw'umubyeyi, wabahaye ikinyabupfura ndetse akanabaha buri kimwe kugira ngo babone ko abakunda, kandi nyamara nta mafaranga agira. Jacques yari umusore mwiza wageze kuri byinshi birimo n'amasomo ye. Ntabwo yari yarigeze atereta umukobwa runaka mu buzima bwe, ndetse yari imanzi. Nyamara ngo abakobwa bose bifuzaga kuba bakundana nawe cyangwa se bamubera umukunzi. Ubwo Jacques yari mu kazi, yabonye Leah wari mu mirimo iciriritse hafi aho ngaho, aramwitegereza, aramukunda. Atitaye ku mwanya afite, uko asa, ndetse n'abakobwa beza bari bahari bamuzengurutse, yaje kubona urukundo muri Leah, kugeza amusabye ko bahabana. Abantu bose bifata ku munwa. Abakobwa bose baramwanze, ubwo iwabo kubibasobanurira biramugora, ariko kuko umubyeyi yashyiraga mu gaciro, aramwumva, arabashyigikira. Yaba inshuti ze za mbere ndetse n'abo mu rugo, bose bakuye isomo kuri Jacques. Biga ko urukundo ntacyo rurebaho, ahubwo ko rureba mu mutima w'umuntu. Iyi nkuru mwayitegure kandi mugezwagaho nanjye Josuwe Twizere. Ndabashimiye.